Episode yacu ya kabiri ni uku nguku tuyitangiye. Ya filime mwari mwakunze tuyitangiye ahangaha, umubyeyi uri kuganira n'umwana we, ariko umuganiza ari kumubwira ati rafata mwana wanjye ntuzongere kugenda ngo ujye utoragura ibintu byose ubonye, ati kuko buriya iriya safuriya wari watoraguye ntabwo wari uzi ngo ninde wayisizeho, nta n'ubwo uzi ngo yaturutse hehe. Uko ari kuganiriza umwana nawe niko ari kumwitekereza cyane. Umubyeyi hano ni uku nguku yari kuganiriza umwana we. Uyu mwana mwibuke muri episode ya mbere hari isafuriya yatoraguye yakamo umuriro, ubwo umubyeyi ari kumubwira ati rero kuba narakubwiye ngo uyisubizeho mwana wanjye, nta nubwo nari nanze yuko tugira amasafuriya menshi hano mu rugo, atari ko kubera yuko naketse ibintu by'abaruzi urabona byarateye muri ino minsi, ntabwo ari ngombwa, ntabwo nishimiye yuko iriya safuriya iguma hano. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Ubwo hari nijoro bicaye ku rubaraza, uyu mubyeyi ariko ari kuganiriza umwana we bamwita Rafati. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Uyu mubyeyi uko yakaganiraga n'umwana we ariko umuha impanuro, ari kumubwira ati Arafati mwana wanjye, reka nizere yuko ibyo ndi kukubwira byose uri kubifata mu mutwe, kandi nta n'ikintu na kimwe uzajya wirengagiza mu byo nkubwiye byose. Ati kuko buriya biriya bintu wakoze yari amakosa. Ukurikire umubyeyi akomeza kumuganiriza. Ku kagoroba bicaye ku ibaraza, ubwo uko bari kuganira barakwereka papa wa Rafati ni uku nguku yasohotse mu nzu, araza baraguma baraganira. Noneho uyu mugabo yegekaho inzu ye, umugore nawe nuko amwitegereza. Arangije uyu mugore aramubwira ati twe turi hano turi kuganira, ati si basi twakubangamiye? Uyu mugabo aravuga ati ntabwo mwambangamiye, atari ko mumenye yuko bwije, aya ni amasaha yo kuryama, ntabwo ari amasaha yo kuganira. Ukurikire filime witonze. Basi uyu mugore aramubwira ati nari ndimo kuganiriza umwana wacu Arafati ku kibazo cya ya safuriya nini nakubwiye yatoraguye. Ati ubwo rero ndi kumuhana, ndi kumubwira ati ntazongere gutoragura ibyo abonye byose. Ati kandi ndakeka tutatinze. Ati ubwo rero mu kanya gatoya rwose ndaje tube twaje kuryama. Ati kandi ndakeka hakiri kare. Ukurikire. Maze uyu mugabo aramubwira ati ntabwo wamenya ibiba byihishe hanze aha. Ati muri iyi minsi hateye ibintu by'abadayimoni. Ati ubwo rero kuryama kare ni ngombwa mwa kino gihe. Ati kuko ntawamenya ngo ni iki kiri kujya mbere. Ukurikire filime witonze. Maze uyu mugore aravuga ati ngaho umugabo wanjye nakumvishe, genda mu kanya gatoya ndabanje. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore yari ari kuganiriza uyu mukobwa Arafati kuri ya safuriya yatoraguye. Niba urabonye muri episode ya mbere, ukurikirane n'izindi zose uzagenda ubibona. Ukurikire. Ubwo umugabo baramubwiye ati genda mu kanya gatoya turabatuje. Umugabo yisubirira mu nzu, ndetse n'umugore asigarana n'umukobwa we Rafati hano. Kiriya kimuganiriza ku bya safuriya. Ese iyo safuriya ni ukubera iki uyu mugore ari kuvuga ati iriya safuriya ntabwo wayizera? Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Barakwereka umugore yahise aja mu nzu, umwana we Arafata amusiga ahangaha, kandi ni nijoro. Ibyo ngibyo byarabaye. Reka bakugarurira hano mu gisagara. Barakwereka babana twabonye baturutse ahantu tutazi, bari gukomeza kugendagenda, bari kugenda bitembeza mu bisagara. Ukurikire filime witonze. Nakubwiye ngo warebye nyinshi, ariko iyi ngiyi yo iraza kugukuramo byawe. Barakwereka uko bari kugenda, bageze hano bararebana. Uyu mugabo arinjira amubwira ati rero ndabona uko twabipanze atari ko ibintu biri kugenda. Ukurikire. Maze uyu mugabo aravuga ati nari nzi yuko uriya mwana akimara gufata kuri iriya safuriya izahita imwica ikamurangiza rwose, atari ko aracari muzima. Ukurikire filime witonze. Ati kandi uko byamera kose iriya safuriya niyo igomba kumwirangiriza. Ubwo ngubwo bari hano mu gisagara baracaganira. Uyu nguyu w'umugabo aravuga ati ngomba kuzakora buri kimwe cyose nshoboye uriya mwana ntazagira ikintu aba paka iriya safuriya
ariyo ibikoze ku buryo misiyo yacu twajeho itazarangira nta kintu dukoze. Ati kuko abakurambere ntabwo babireba neza. Uyu musore akomeza kumubwira ati iki ni cyo gihe ngo tube twagenda maze tukaja kureba Rafati uriya mwana, twarangiza tukamuteza iriya safuriya, maze uyu mukobwa aramubwira ati niko bikwiye kugenda, atariko tugomba kureba kure kuko bitagenze neza natwe ntabwo twaba turi mu mahoro. Ati ubuzima bwacu bwaba buri mu kangaratete. Barakwereka uko bari aha ngaha mu gisagara, hari umuntu aje guhinga. Ukurikire uko uyu muntu yakagendaga umurima barimo bahagazemo niho uyu muntu aje guhingamo. Gake gake ukurikire filime witonze. Ubwo uyageze hano aba arababonye, arangije aravuga ati muri gukora iki aho ngaho? Ubwo ari kureba hirya no hino, arangije aravuga ati nimwe mutwibiraga imyaka cyangwa muri kuturogera imirima. Ati nsigaye ndibwira impamvu imirima yacu idasigaye irera neza. Ati kumbe ni mwebwe muba mwaje kuyiterekereramo. Ukurikire ati none mwa bantu mwe muri bande cyangwa muri abazimu? Abangaba batangira kurebana gutya. Uyu mugabo atangira kubashanukaho, kandi aba bantu natwe tuzi yuko bavuye ahantu tutazi. Ubwo uyu nguyu uko uriya mugabo ari kumutuka akumva ntabwo bikwiye, uyu mugabo akomeza kubabwira ati ndababaza muri gukora iki aha ngaha? Mwaje gusambaniramo cyangwa mwaje kuturogera imyaka cyangwa mwaje guterekereramo? Ati ko ntabazi aha ngaha, ko ntabazi muri zino nce, wavuga ngo muri gukora iki? Arangije arababwira ati reka nze mbereke, ndi kubavugisha ntimunsubize mukangira nk'igicucu. Atari kureka nze mbereke ibintu ngiye kubakorera. Nimara kubacishaho umunyafu, nimara kubakubita, muraza kunsubiza icyo muri gukora aha ngaha. Ukurikire filime witonze. Abangaba uyu mugabo ari gushanukaho natwe ntabwo tubazi. Ese ni iki kigiye gukurikiraho? Ukurikire uyu mukobwa arangije areba uyu musore, bombi bari kwitegereza uriya mugabo uburyo ari kwikabagura, ari kubabwira ngo agiye kubashishura. Uyu mugabo akomeza kuvuga ati ariko mwa bantu mwe muruzuye? Ati ko ndi kubavugisha ntimunsubize, mufite ikihe kibazo? Ati cyangwa ntabwo muri birema mwa muntu? Uyu mugabo akomeza kuvuga ati nimara kubacishaho umunyafu muri buze kunsubiza rwose. Ati ubwo ngubwo impamvu nuko nta kintu ndabakoraho. Ati reka nze nkwereke, ati mumenye yuko muri mu murima wanjye, ati nta kintu muri buze kuntwara. Ngo uyu mugabo arangije aravuga ati reka nitegure ngo ukubitire abantu. Abangaba barangije bararebana, babonye bibarangiranye barunama hano gutya bahita babura. Urabona yuko aba bantu ari ibirema nka bidasanzwe. Abo bantu natwe ntabwo tuzi ngo baturutse mu yihe si, ntabwo tuzi ngo ni iyihe misiyo yabazanye, usibye yuko twumvise bari kuvuga ngo misiyo yabazanye. Ubwo uyu mugabo arebye guca yunamutse arababura, aravuga ati mwa bantu mwe mugiye he? Aravuga ati muri abazimu. Ukurikire uyu mugabo aravuga ati yemwe mu ntabare. Ati ndabigenza nte? Arangije aterera isuka ku rutugu, ibyo guhinga arabireka arirukanka. Ukurikire filime witonze. Ibyo byarabaye. Batugarure hano, hari undi musore uhari. Uyu musore we ntabwo tuzi ngo ni gatiki, gusa twamubonye muri episode ya mbere ari kuganira na papa wa Rafati. Barakwereka uyu musore hari utuntu afite ku gapapuro ari kudupfunyika. Uyu musore arangije adushira ku rupapuro neza, arazingazinga utuntu tumeze nk'agafu. Ukurikire uyu musore, utu tuntu bisa nkaho ari uduhamurano, ntabwo navuga ngo ni uburozi kuko ntabwo mbihagazeho. Kureka uyu musore yaradufashe iratubika, arangije aragenda. Ukurikire filime witonze, nakubwiye ngo iyi filime iraza yaryoha. Uyu musore atarajya kure barakwereka babazimu twabonye, abazimu babiri bari gutembera muri zino karitsiye.
aba bazimu bahise baza iwe kwa uno musore. Uko uyu musore ari kuva mu bwo ari kugenda, hari abari kuza iwe. Ukurikire filime witonze, wibuke aba bavuze ngo iriya safuriya igomba kurangiza misiyo nta wundi muntu ubyitambitsemo. Barakwereka aba ngaba baza hano baramedita, barangije bazunguza umutwe bitegereje uriya musore. Uku nguku niko bazunguje umutwe bose, barangije barakomeza. Gusa mu gukomeza bageze ahangaha bahita babura. Gake gake nakubwiye ngo ukurikire filime witonze, uraza kuba waryoherwa. Reka tugaruke hano kwa mama Rafati. Barakwereka mama Rafati ari mu rugo, arangije arasohoka afite isafuriya ndetse n'akadobo karimo amazi. Ukurikire filime witonze. Uyu mubyeyi aza yegera hano ku gikoni aho batekera. Urabona yuko yari yacanye umuriro, arangije ashira isafuriya hano ku mashiga, arangije asukamo amazi. Ubwo muri make reka tubare ngo agiye guteka ubugari. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore yashizemo amazi mu safuriya, arangije ahita ahindukira yerekeza mu nzu, asubira mu nzu. Mbese ubwo muri make uyu mugore nuko nguko yasubiye mu nzu, gusa yasize isafuriya iri hanze. Ukurikire filime witonze, uraza kuba wasobanukirwa. Reka batugarure hano kuri wa muhinzi wacu. Yaje ari kwirukanka, ari kugenda yirukanka mu binyendaro kubera yuko yari afite ubwoba bwinshi cyane. Uyu musore yaje atarwiyambitse ari kwirukanka. Nakubwiye ngo ukurikirane filime witonze akantu ku kandi, uraza gusobanukirwa nyuma uko uyu musore ari kugenda. Barakwereka na kuriya mugabo, wa musore twabonye afite agapfunyika, none nuko nguko yaje. Uwo musore ari kwirukanka, dore ngo aramugwaho akikubita hasi. Akimara kwikubita hasi, dore ngo agapfunyika karagwa hasi, akirukira kugasama kugira ngo uyu mugabo ataza kukabona. Ukurikire uyu mugabo agaruka ari kumubwira ati mbabarire. Maze uyu musore aramubwira ati wewe vipi zawe, urava ukajya woza uri kwirukanka, warangiza ukaza guhitana n'umuntu, ukiye witonze wabiki? Gusa uyu mugabo afite ubwoba. Uyu mugabo ari kureba hirya no hino ngo arebe niba basi batanamukurikiye. Maze uyu musore akomeza kumutonganya, aravuga ati nk'ubu iyo uramukumpitanye wari urambwira ngo iki? Ati umuntu nkawe w'umugabo ukagenda uri kwirukanka guca utari no kureba. Maze uyu mugabo aramubwira ati wa musore we, mbabarira, inzu uri kujyamo nizo ndi kuvamo. Ati kandi hari icyo mbonyemo. Ati hari abazimu mbonyemo, ndi kubavugisha bakanga kumvugisha, bakanga kunsubiza. Ati ahubwo ndakeka banankurikiye. Ati bari inyuma. Uyu mugabo agakomeza avuga abazimu. Ukurikire filime witonze. Maze uyu musore gusa we yari ari kumureba nabi, ariko uyu mugabo yaragikomeza kuvuga ati abazimu. Ati aho hantu uri kujya ni habi. Ati niho mvuye mpabonye abazimu. Ati nibereye mu murima wanjye ngiye guhinga, ngezemo nibwo mbasanzemo. Ati ubwo rero ngiye kubakubita ndababuze rwose, nicyo kintu gitumye nza ndi kwiruka ntarwiyambitse. Ati nta yindi mpamvu. Ati ni abazimu mbonye. Uyu mugabo akomeza avuga abazimu mu kanwa ke, ndetse akanereka uyu mugabo, uyu musore nako. Ati dore abazimu, ni abazimu. Maze uyu musore aravuga ati njye ibyo urimo ntabwo mbizi. Ati ibyo by'abazimu ntabwo nzi ibyo ari byo. Ukurikire. Ati ibyo bintu by'abazimu uri kuvuga ati rwose njye ntabwo nzi ibyo ari byo. Ati kandi nawe ntabwo nakeka yuko umuntu nkawe w'umugabo waba ukigendera ku izo myumvire. Ati kandi ujye uragenda mu nzira witonze, utazaza guhitana n'abantu. Asigaye ari kumusubiramo ati abazimu. Ati abazimu bari hehe? Uyu mugabo aje aravuga ati reka nigendere batarinda bananyisangira ahangaha. Ati gusa wicunge mu nzu urimo kunyuramo. Uyu mugabo yaramuretse arigendera, arikomereza.
maze uyu musore hasigara kuvuga ati ibintu uriya mugabo ari kuvuga ntabwo ndi kubyumva, atabazimu baba baturutse hehe? Ese uyu musore urabona yuko byari bimubabaje kuba uriya mugabo yari amuhiritse, gusa twe tuzi yuko ibyo ari kuvuga ni ukuri. Uyu musore arangije akomeza urugendo nawe rw'iyo yari agiye, gusa twabonye afite agapfunyika, ntabwo tuzi ngo ni hehe akajyanye. Kurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka ibyo nabyo byarabaye. Wa muntu we niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Barakwereka abantu uku nguku niko batangiye kugaruka hano mu bisagara n'ubundi. Abo bantu bo ntabwo tuzi ngo ni gatike, gusa tubabona gutya bagenda, tukongera kuzababona n'ubundi bagaruka. Ngo bageze hano barahagarara, maze uyu mukobwa aravuga ati rero urabona yuko hari umuntu watubonye. Ati kandi uriya muntu watubonye ntabwo nakeka neza yuko atari buze kudushira hanze, atari buze kugira umuntu n'umwe yabibwira. Ati icyo nzi cyo nuko arabivuga yuko yatubonye, kandi naza kutubona nako naza kubivuga, abantu baratangira kuvuga yuko hari umuzimu wateye karitsiye. Ubwo uyu musore nawe arabyumva. Uyu musore aratekereza neza. Uyu mukobwa aravuga ati tekereza, ushaka ikintu twakora kugira ngo ibyo dushaka kugeraho tubigeraho mu maguru masha. Ati rwose urabona nibikomeza kugenda gutya ntabwo bizaba byiza. Uyu musore aramubwira ati uko niko kuri. Ati tugomba gukora icyatuzanye mu maguru masha. Ati tugomba kugera kuri misiyo yacu. Ese iyi misiyo bahora bavuga, iyi misiyo yo wakibaza ngo ni iyihe? Gusa nukurikirana filime witonze uraza kuzasobanukirwa. Uyu musore aravuga ati niko bimeze. Ati iki nicyo gihe ngo tube twakwinjira, kandi uriya musore wabonye yuko hari ibintu biri kumugenza. Uriya musore ubwo yavaga mu rugo wabonye yuko hari ikintu yari afite mu ntoki, bisa nkaho hari ikintu yari ari kuba ari guhisha. Aba bantu ntabwo basanzwe. Ukurikire filime witonze akantu ko kandi uraza kuba wasobanukirwa. Ubwo uyu mukobwa arimwo arumvira. Uyu musore karamubwira ati rwose, ati ubu ngubu iki nicyo gihe ngo tube twashira ibintu mu bikorwa, tube twashira gahunda zacu mu bikorwa, tube twakora akazi kacu katuzanye hano ku isi. Ko uyu mukobwa nawe avuga ati yego tubikore, reka tugaruke hano kwa Barafati. Barakwereka wa musore nibwo yaje kwa Barafati iwabo mu rugo. Ukurikire uko uyu musore yasaga hano. Mama yari yatetse amazi yo gushiramo ubugari ayasiga hanze, gusa uyu musore bisa nkaho atari kugendwa n'ikintu cyiza. Yaje ari kureba hano hose, ari gukebaguza nkaho ari kureba niba nta muntu uri kumubona. Ukurikire filime witonze. Uyu musore yaje kureba mu madirisha ngo yumve niba nta n'umuntu uri hafi ngo abe yamubona. Ese uyu musore kuki ari kugenda ari gucungacunga? Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Utarakanda subscribe biragoye yuko wazongera kubona episode zikurikira iyi ngiyi. Iyi filime nabonye mwayikunze muri benshi, niyo mpamvu nahisemo kongera kuyigarura. Barakwereka uyu musore akimara kubona yuko nta muntu uri kumureba, nuko nguko yaje gufata aka gapfunyika. Mbese nkuko twabikekaga, aka gapfunyika karimo uburozi. Arangije ari gukebaguza. Gusa ahangaha hari amajwi yatangiye kumvikana ari guturuka hejuru, ari kwakura ngo Rafati. Ukurikire filime witonze. Amajwi uyu musore ntabwo ari kuyumva, gusa ni amajwi ari kwakura ngo Rafati. Ijwi rihamagara gatatu. Uyu musore ntabwo ari kubyumva. We yakomeje gufata bwa burozi, akomeza kuvanga mu biryo, akomeza kuvanga mu isafuriya y'amazi. Uko aya majwi yahamagaraga Rafati nuko nguko yaje kureba ngo ni iki kibaye. Gusa ishusho Rafati yajemo uyu musore ntabwo ari kumubona. Kurikira filime witonze, nakubwiye ngo uraza kugenda hari byinshi urabona. Ngo Rafati
yitegereza uyu musore ibyo arimo, gusa uyu musore ntabwo arimo kumubona. Kurikira filime witonze. Uyu musore agakomeza kureba ntagire ikintu abona, gusa twebwe aho ari kureba ntakibone, hari uwo turi kuhabona. Rafati ntihahagaze ari kumwitegereza ibyarimo. Uyu musore yakomeje gufata uburozi akagenda anaga muri ino safuriya batetsemo amazi yo gushira mu bugari, arangije aravangavanga. Nyagasani, kandi uyu musore twabonye yuko ari n'inshuti y'uyu mugabo si wa Rafati. Uru rugo hari byinshi biri kuruhiga, hari byinshi biri kurugendaho. Ngaho isafuriya, ngaho dore n'umuntu uje kuroga. Uyu musore arangije gushiramo uburozi, nuko nguko yavangavanze isafuriya. Nyagasani, ukurikire filime witonze wowe. Iyi season, iyi ni episode ya 2, uzaza kugenda usobanukirwa. Barakwereka ibyo uyu musore ari gukora. Rafati ari kumwitegereza, gusa uyu musore ntabwo ari kumubona. Uyu musore nuko nguko yarangije gushira uburozi hano mu biryo, arangije arakomeza areba niba nta muntu wamubonye, ndetse agenda yububa. Nta nubwo yigeze arabuko yuko uriya mwana yigeze amubona, agenda yububa. Ukurikire, arangije ahita agenda ari kwirukanka. Barakwereka umusore nuko yagiye, gusa uyu mwana yabibonye. Uyu mwana arangije yongera yumva amajwi y'ibintu biri gusakuza cyane, ari kuvugira hejuru mu giti. Ya safuriya wibuke ni ahangaha yabaga iri. Barakwereka ako kanya isafuriya yavuyeyo, ya safuriya twabonye ndetse ya safuriya uyu mwana yatoraguye. Isafuriya nuko nguko yavuyeyo, irangije iraza hano kuri ya yindi y'amazi. Uyu mwana areba yikangamo, ndetse ahita yikubita hasi atangira guhamagara mama we. Tuzahurire muri episode ya 3. Nuko nguko iyi tuyisoje. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, mwari kumwe n'umwari Fabrice.